niba kuba accountable y'ibintu byaterwa n'icyo ushaka wa accountable. Nk'urugero wenda ni ligue iri kugenda nabi, hari ibi tube specific ko nitujya kuvuga in general hari ibyo president w'amakipe bakwiye kubazwa. Eske ko muri n'ibyo kuvuga ngo kuba ligue y'aba pro si ikintu kizakorwa na office gusa, ni ikintu gikorwa na organization yose iricara bakakora analyse bagatse amakipe afite ubushobozi, tuyashakira ubushobozi kugira ngo tugire kuri iyo level. Ntago ari ibintu bibazwa abantu bamwe batowe ngo I think kuri ngewe ni organization in general. Ariko tugiye wenda mu buryo bashinzwe. What do you mean by organization? ni assemblée générale nibo bagomba kwemeza ko iyo ligue izajyaho kuko mu buryo batabishaka iyo ligue nizabaho. So urumva ahubwo twebwe iyo ligue nizabaho ahubwo ikintu wenda nanabashimira wenda kuba mukora ibiganiro nk'ibi ngibi kumva kuko nibo urumva ikintu wowe iba gasubiremo gato in case abantu batakumvisha gasubiremo garakonvuze yavuze ngo in case ama teams yose ari comfortable nibiri kuba na result ibyo bari kubona umwaka ku wundi ati nta kibazo gihari. amatimba ari muri comfort ari comfort zone. Urumva rero intare yazamuye ikaba ufite urwego kabisa nk'intare ya APR ba investisamo cyane ni nka pepiniere tukaba nta mukinyi muzima urava mu ntare iyo ni fail. Ni fail agena ita fail uko twabyita nago nabyita failure kubera ko ibintu byose bigira igihe bitangirira. Tikomva ni ibintu byose bigira igihe bitangirira bikagira n'igihe bitangira kubyara umusaruro. Kuri officials se urabivuga iki? Calls zabaye mbi kuri both sides. Aho bavuga ngo bimwe twita ngo basife nabi bya calls zabaye mbi kuri both sides. Hari zo bakolinga kuri Patriot ukubona ziri terrible kabisa, ariko at the same time ukubona no kuri APR. And we are back with the Buzzer Pod episode 18. Uko mubimenyereye niruhiriye mbese twabimenyerera uyu ni Kabey ariko ntago twabimenyereye this time dufite mu guest n'abantu nko tubimenyereye se barabimenyereye. Iva mwana wawe presenter and everything cyangwa mukorera shout out okay. Uyu munsi noneho twazanye umugeste wacu Iva Rwema ni assistant coach wa Tigers ubu akaba ari na former player yakinye muri APR yakinye muri IPRC South na 30+. So urumva mu bintu bya basket yakoze no muri Ferwaba. So urumva ni umuntu uzi basket arayizi neza kabisa. Uyu munsi twagize amahirwe yo kuba twaganira basket nawe. Welcome Ivan. Murakoze cyane. Ya personal Ivan muzi nko muri twakinaga kera turi abapeti nko muri 2010 za cercle na baba uramwibutse yarakinaga yanyi imuzi yanyirije ngo yarakinaga cyangwa nizo gukina yarakinaga byaremeze gutya nyine abarameka ko umuntu survivinze kwa barame yarakinaga cyakoze yarakinaga abarameka kabisari niho n'icyo gihe ashabaramura mise nibuka mise mfata episode cyagiye je barame wanshaka arame niyo muntu barame n'abavavant baza kudutoza coach. So Ivan nawe uyu munsi twagize amahirwe kuba turi kumwe nawe. Ndashaka rwose nka assistant coach wa Tigers mu minsi ishize Tigers yari mu teams ntago byarangira ariko Tigers yari mu teams abantu benshi twaherezaga nani urebye n'ama episode yashize yari mu murongo mwiza wo gukina playoff ariko urebye ku results zigeze zigenda yarenga ariko Tigers aracyarika ni equipe nshyashya. Urebye Tigers niyo ifite abakinyi urebye one on one. Tigers ifite abakinyi kurusha ya makipe yose ane twavuze ko agomba gushaka umwanya wa kane. Kepler, UGB
na Orion na Tigers kwarane imwe yagomba uraba muri amakipe ane imwe igomba kugwa na Sport ya playoff sandashaka ntago byoroshye what is going on nyine muri Tigers I think ari ukuntu mu gutangira kw'iyi ligue abakinnyi benshi basaga nkaho batamenyereye ligue n'ukuntu ligue yakiteye ubundi kera ari ukuntu hajyaga habaho pre-season ukatuma habaho abakinnyi bakamenyerana nayo kuri Tigers rero personally pre-season yabaye ligue nyine yabaye ligue abantu benshi baje muri ligue direct amakosa bayakosorera muri games babikora ntago nayigira excuse kuko n'abandi ni same mistake ariko ni ikintu wenda iyo ikosa ryakubayeho ugasanga cyane nko kuri Tigers personally ari ukuntu abakinnyi bose abenshi bari bashya batamenyeye ligue yo mu Rwanda kubahuza kandi n'itara nziza urebye nagwego one on one Tigers kabisa so nari yarenga playoff season si UGB ubundi yayiteguraga na mbere yose UGB oya ni federation hari umwaka ushize ariyo UGB yateguye njye ndumva arizo UGB na season ira nago ari pre-season nago ari pre-season yabaye before the season tuba dukenewe babikenewe kuko kuzana abanyamahanga ligue yacu ikintu nakubwira nuko imaze gukomera cyane ureba highlight ureba video umunyamahanga yagera hano expectations zikahita zijya hasi kabisa bayumva jana baje azaze iziri hejuru ariko zajya yakigera mu yahura na reality iri hano shitwe zigabanyuka kongera kumugaro rero kuri iyo confidence no kongera kumenyera gufatisha neza ntabwo navuga ngo bitwara igihe ariko twe bisa nkaho byatugoye mu ntangiriro ariko ukurikije n'ureba na game duheruka gukina nubwo twayitsinzwe ya UGB hari ikintu kiri hari improvement ibayeho muri no minsi hari improvement iri kugenda ibaho ni slowly gake biragenda biza so uravuga ngo ubu ufite amahirwe yo gukina playoff turayijyamo that's what's up that's what I'm talking about ntabwo byoroshye ariko equipe gose equipe mufite mutagiye muri playoff byawe ariko bamugana uko bivuze ngewe nk'umufana iyo nagiye kureba ko chemistry yatangiye kugaruka abakinnyi batangiye none nka 2 games za mbere wabonaga buri muntu wese akina uko ashaka ariko watangiye kubona ko chemistry yatangiye buri muntu wese bashire mva biri kugenda bihuza ikibazo nuko UGB nayo idashaka black ikongera amandi bakina UGB azimo tipo muri Ghana urumva na black byoroshye ariko kinabwira abakinnyi bundi bari batanu mu kibuga kubera kose we are here to fight and the good thing mwebwe ikintu ndi muri Tigers muri coaching stars harimo abantu bazi basket tanya kumutoza wanyu wowe assistant n'aba assistant bose bafite n'abantu bari experienced muri basket urebye na team manager mbese management yanyose iri mu bantu bazi basket ari ikindi urabona ko abakinnyi ba UGB bari kugenda bakura byo muri competition ko urabona nka Larson ishimwe basket yakinye kuri match ya UGB yabonye iminota myinshi kandi iyo yabonye ayikoresheje neza ayikwiye rero akeneye iminota ko match ya Orion yigeze akina match ntabwo yayikinye yose ntabwo yayikinye we cyangwa mu bubitsi Angel ntabwo irakira neza acyayikiniraho ariko nkuko bivuze game heruka UGB ikinyemeze no kuna bakina afite imbaraga rebound yafata ubona nyine yuko ashaka ari ikinyi urabona ko shonje turi hangwe urabona ko ashaka gukina kabisa performance yari bera kabisa ikibazo ari cyaho kirangaha nk'umuntu wakoze muri federation ubu urabona niyo dufite nka plan ngana gute ku buryo ku buryo ligue yacu okay bwa mbere yaba kamasho ku buryo federation ya profita ikabona amafaranga uko urebye ku bantu twebwe turebye nk'abafana nkanjye ngiye mbirebye personally ngiye kabe mbirebye I believe ko Ferwaba iri muri comfort zone ntabwo ishaka kuva muri comfort zone kugira
making big money out of the league. So ni urabona ari bot niki yakora mbere ko subiza nane ndashaka kongera ka niba nka match yabaye ejo bundi ya pena noze na Patriot ibaze nta company yari irimo match capitale kuri abantu barahagaze ni match yo gucuruza basket irimo basket iryoshye irimo imbaraga ruvuga ngo ibaze nka hari ahantu nabibona ukabona Patrice zambaye abaterankunga ariko oya dukine branding ndira kwanga nje uramo ko hano turuka ku matimu njye navuze nka organisation nka Ferwafa uko nari amafaranga nyika yuko arimo najya no muri nuze no muri Ferwafa ikibazo nagitekereza gutya nagisubiza gutya iyo tuvuze Ferwafa akenshi twumva Excom bamwe batoye nibo twumva gusa ariko baraba baratowe bakuvuye mu club bavuye mu matima agiye atandukanye bivuze ngo Ferwafa ubundi na association amakipe yose yihuje akora association ya basketball then batura bayobora ahubwo ikintu twakibaza nka organization yose mbara kwandi uve muri theory kuko nanjye va muri theory gatoya tugende va muri theory tugende uko nanjye ibyo ndabizere cyagusubiza nanjye nashaka nuvuga kuriye nakwima ijambo ko uraba uri kurya muri theory agishize nk'imyaka nk'ibiri ndibaza asize imyaka nk'ibiri bavuga uburyo league bashaka kuyigira pro kandi pro cyangwa semi pro kuko ejo bundi n'uyu mwaka wose muzaba semi pro ni pro kuko already dusanga nkaho turi semi pro dusawe ya kuko nima igitangira bavuze ko uyu mwaka ari gwigiye kuba semi pro ngo ni nka semi pro bitangiye uyu mwaka nibwo bavuze ntacyo ni nyine impamvu bayita yari amateur yari amateur ya kuri semi pro izaba kuri semi pro ba pro ni iki cyahindutse se ntacyo nyine nimwe ndukubwira nyine ntacyo ubundi semi pro impamvu byisa nkaho byitwa semi pro I think ni rate y'imishahara hanegeze nabakomeza uvuga na amateur kwishura amadolari 5,000-10 nawe ubwawe ni ikibazo abahe rero uri kwishura abahe nyine ndavuga abakinyi bamwe na bamwe ariko iyo pero niba pro imishari bazayiregereza n'ubundi nizangana ntabwo izangana ariko nta gap nini zabihari ishobora kubaho kabisa ahubwo wenda ikintu kizabaho hazabaho nka minimum bashyiraho minimum ashobora kuvuga ati minimum wages kuri muri league yacu oya ashobora kuvuga ati wenda nk'igihe cyangwa $200 cyangwa igihumbi wenda uri kumva ariko bashobora kujya hejuru ushobora hanze basigaye bilimita ariko umuntu ushaka gusanga ari uhembwa $50 undi ahembwa $1000 ko yani ibyo muri NBA by'amasalary cap sinyara ko muri league irimo ariko si wamugani birashoboka nyine ikibazo cyane none se urabona nka federation yacu nkuko wabivuze sinzi nimba wigeze ubivugaho ukono na ubyo like bisimbaze bivugaho nimba kwanza ninde federation kwanza ari kibazo ninde federation ni baraba dutera imijugujugu federation ni Ferwafa ni bara ni federation ndashaka unsobanura kuri icyo kintu no federation na association bari nabo batuye kugira ngo bahagararire none bahishingana bandi babayishingana ni assemblée générale naba president wa club aba members wa club so federation tuvuze Ferwafa rero abantu benshi bumva Excom assemblée générale hari n'ikintu na kimwe kirasora bagisora nko kuri media abanyamakuru bamenye icyavuyemo bajya babivuga ariko wenda sinzi wenda twakibaza wenda icyo waba ushaka kumva ko kuba nka New Times ugiyeho ushaka kubona hari ibyo bavuzeho bara plan bafite biba bihari kuri New Times ushaka kubisangaho so barabivuga ahubwo twibaze wenda twakibaza wenda se ngiye ikintu nakomeza kwibaza ni long term y'uburyo basketball yatera imbere kuko bimera nkaho biba ari nk'ibintu bimeze nkaho ari ibya buri mwaka nyine ikibazo kiri direct
ibintu bitagenda muri basket tuzajya dutera indi mijugujugu nimba atari bano bayobozi nimba atari federasiyo kwa mugani ferwapa bizajya bibazwa ubundi wa mugani accountability ntiyandi ninde ni abaperezida b'amatimu kuko nabo iyo bari kurira birumvikana iyo bari kurira baririra ferwapa mu bipapuro assemblée générale nibo boss ba federasiyo sibyo kuko nibo barabatoye none se kuki muri bitagenda neza okay none se kuki aho ngaho musinzi mutangiye kuvuga none se kubera iki federasiyo yakitinga nkaho ioninga ayo matimu yose nkaho nukuri nuko federasiyo njye nabaye muri federasiyo nk'umutoza nk'umukinnyi nka team manager so njye nahuraga n'abayobozi ba ferwapa they act nkaho without them aya matimu yose ntacyariho ibyo nyine mbivuze mbihagazeho kuko byarabaye ngenda ndashaka kumenya ibintu bitagenda neza bizagenda ikintu nakibaza nanjye aho ngaho urumva niba kuba accountable y'ibintu byaterwa n'icyo ushaka aba accountable nk'urugero wenda ni ligue iri kugenda nabi hari ibi tube specific kuko nitujya kuvuga in general hari ibyo abaperezida b'amakipe bakwiye kubazwa ese ko muri nk'ibyo kuvuga ngo kuba ligue y'aba pro si ikintu kizakorwa na office gusa ni ikintu gikorwa na organization yose iricara bakakora analyse bagatse amakipe afite ubushobozi tuyashakira ubushobozi kugira ngo tugire kuri iyo level ntago ari ibintu bibazwa abantu bamwe batowe ngo I think kuri ngewe ni organization in general ariko tugiye wenda mu buryo bashinzwe. What do you mean by organization? ni assemblée générale nibo bagomba kwemeza ko iyo ligue izajyaho kuko mu buryo batabishaka iyo ligue nizabaho so urumva ahubwo twebwe iyo ligue nizabaho ahubwo ikintu wenda nanabashimira wenda kuba mukora ibiganiro nk'ibi ngibi hari ibitekerezo mugenda musharinga ntago buzi ababyumva hari wenda assemblée générale ishaka kubirimo abantu batari muri basket cyangwa 100% cyangwa batari na game yose wenda president yiza kwirebera game ye ariko mwebwe wenda murahora ku game yose hari room mubona y'ibintu bya improved izo message mutanga rero cyangwa ibiganirwa hano n'ibyo abandi banyamakuru bavuga ni ibintu bibe bigomba kumvwa na buri muntu wese uri muri basketball ugifite uruhare unashaka ko basket tera imbere so niyo mpamvu nkubwira ngo mu gihe aba team yose ari comfortable n'ibyo turi kubona ubu ngubu I think nta kibazo gihari uri kumva kuko niyo urumva kintu wowe iba gasubiremo gato in case abantu batakumvisha gasubiremo garakonvuze yavuze ngo in case ama teams yose ari comfortable n'ibiri kuba na result ibyo bari kubona mwaka ku wundi I think nta kibazo gihari amatimba ari muri comfort ari muri comfort zone urumva rero ikibabaje urumva no ibintu bivavuze ni ukuri njye nabishigisha na kwijana niko kuri sometimes hari igihe tulininga kuri federasiyo ferwaba tuvuga ba federasiyo SL assemblée générale tuba twayikuyeho blame zose tukayishyira kuri Mugwiza Elongi n'aba vice president n'ababucumu bo tukayibashiraho abantu bakagombye kubaza like policies twabaye muri assemblée générale ibyo tugomba kugeraho uyu mwaka biri hehe bigeze hehe nabo bakavuga ati ariko natwe kuko nabo bari included sibyo bari included none ariko iyo ibibazo byaje bari bikuramo bikajya hari aba president ma teams sinzi nk'ukuntu bizwa mugani mwese muri federation ni federation kwa mugani federation mbere ko champion itangira shita yesivamo ngubu nka president wenda tuvuge ya Patriote cyangwa Espoir ugatse ni gute havuze icyo kibazo yakibaza na marketing department igiye muri federation ku buryo dushakira twabuze umuntu dupicingira umushinga ngo tuyijyane wenda muri company wenda tuvuge MTN cyangwa Airtel cyangwa baduha amafaranga cyangwa dusubira muri Chita byagenze bite kugira ngo dutangire gukina kugeza izi saha ese na mafaranga bari ko amakeya byagenze bite icyo kibazo bakagombye ku kibazo wumva nimba comfortable ariko n'ikindi rero Ivan kuvuga ngo federation nayo ma teams arimo yes ku bipapuro baje mu federation no barimo none si kubera iki nko muri kuri ticketing right
nta muri abo bagize federasiyo bose nta n'umuntu n'umwe ukora iki ubonamo ikintu sibyo mu members mu teams nta kintu babona byose ibyo koko ntacyo babona ntacyo 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 amafaranga aheruka kujya mu mateams ni kera federasiyo igifite umuterankunga bagifite beka buri team ibyo wari uvuze nibyo Patriot igeze mu mwaka ushize hari game ya hosting yego I think buri team yemera ifite right yo hosting a game ikaba nyine ni nka investment ukishyiramo amafaranga nimba bavuze ngo beka wenda ibyo rero nibyo bikomeza kutugira aba amateri cyangwa ibintu byose kubera federation kubera ko ubu ngubu amatimu yose aba organized na federation ama games yose ni diringa byarena diringa ibintu byose ni ikora ama deal yose so I think no kuba kuko ibi byose ndi kubwira aba president ntago nawe barusha amakuru y'ukuntu amafaranga akoreshwa y'amatike ntago numva ko rero so far kuba abaperezida amatimu atarabibonamo ikibazo ngo abireleasinge gishakirwa umuti cyangwa bakaba barabasobanura ibyo akora bakumva ntacyo bitwaye I think nta kibazo gihari niyo mpamvu he's right kabisa 100% ubona twebwe abafana dufite expectations ziri hejuru byataye ntago ari expectation creation n'ukuri ariko ni byiza we see what is happening biri kuba cyambere kimbabaza muri bino bintu ntago dushobora kugira ligue ikomeye kugira ligue ikomeye nta mafaranga mu gihe nta mafaranga arimo kandi arimo uburyo nimba reka njye nguhe urugero rwanuze rwa Tigers equipe ya ufite umuterankunga RSS Tigers yakiriwe wenda nka APR cyangwa Patriot urabizi neza ko ari buza abantu ni Tigers yakiriye ufite umuterankunga w'amafaranga ugwemba gufasha kugira nta branding nta n'ikintu kimwe uretse kuba mwambaye kuri jersey no ku ma-t-shirt nta cyapa mbonye cya Ejo Heza none se ubwo urumva iyo contract nirangira azagwa amafaranga niyo yayaguha ubu yakudaboringira kugira ngo agwenuze birahagije there is always a time urumva there is always a time to change sibyo nimba babyumvishe kuriya it's not too late nanjye ndisiyo wanuze wa RSS ntabwo nakongera guha kontra Tigers kubera iki uretse kereka wenda mba numva ko ari shaka kuba aho ngaho wari kushaka ikibazo kushira mu kindi ikibazo witugishakira solution nta abantu erega that's why we here umvije kuri vavuze ni mpamvu turahanga ni ukuba kaka idea umuntu aba adatekereza akuma ibi buriya bishobora gukorwa ubona nk'ibyo ubivuze mu ni form y'igitekerezo wenda ntago biraba ushaka ko umuntu birimo wenda ataraba nibyo nahoze wenda twahoze tubiganiraho amatimu ari kwenda building yo muri league di kudos kuri APR nahoze mbibwira KBA APR ibimaze kuba organization nini birenze mu kibuga iyo urebye team staff abakozi bakora kuri office yabo imaze gutanga utuzi urebye nka APR niyo muri basket ubu ni source ya income ku ma families menshi ntabwo turi kuva kuri basket mu kibuga twabaye ecosystem ya basket nuko twakoze aya mahugurwa ya sport management sibyo muri sport management basket like sport ntabwo ari barabubona barabona isigaye ifite impact ikomeye cyane muri society y'abanyarwanda kuko imaze guhereza abantu benshi akazi kandi ibyo biturutse muri basket ureba abashoferi bazana abakinnyi ureba abafotografi bari ku kibuga abadesigner aho bagurira ya myenda n'abafana basigaye bahindura jezi buri munsi urumva man ecosystem urukora pay wabonye page ya none ya abadesigner ecosystem barimo actually ni kuriya organization ariko kubaho ni kuriya niba dushaka kujya pro
tugomba kugira abaganga bari full time bari muri iyo team ni sawa ariko icyo nyine ngaho ni kimwe ni basket wise noneho basket wise intare sinzi igihe imaze waba ufite intare imaze igihe kinini ariko ntabwo iri munsi y'imyaka 5 ukaba ubu tukaba nta mukinnyi n'umwe ukina muri APR nta mukinnyi intare yazamuye ikaba ufite urwego kabisa nk'intare ya APR bainvestisamo cyane ni nka pepiniere tukaba nta mukinnyi muzima urava mu ntare iyo ni fail ni fail agenda fail ukuntu twabyita ntago nabyita failure kubera ko ibintu byose bigira igihe bitangirira ndikumva ni ibintu byose bigira igihe bitangirira bikagira n'igihe bitangira kubyara umusaruro to be honest muri as a program imaze kuba sustainable bimaze kugaragara ko byo yene kuba buri mwaka uzukaza abana bafite platform bakina that's a good thing naho ubwo wenda twatangira kwibaza noneho sasa ko iki kintu cyabayeho kuko birikorwa muri APR ariko na Kepler kubikora Kepler ubonye Kepler ushobora kuba Kepler ifite umusaruro nimba ari umwaka umwaka ibiri umusaruro wubona ubonye cyiza kunari gukina ukarara umupeti wari MVP muri D2 umwaka ushize urumva nimero 1 sinibagize izina rye ukareba uyu mupeti wo muri Azom kwitwa Blaze Mugisha ubonye ko bari abapeti babonye ko ari batatu ubona ko future iri asise sinzi warageze kuri aho intare ikorera ubu actually bagira n'abana batoya n'abana bato cyane rikumva bafite n'abana batoya sinzi warahageze biriya kugira ngo wowe wenda byo ruvuze kubera ESPN twagize imana dukora zira trainings batubwiye ko ikintu cya mbere gicuruzwa ari abatlete yego rikumva ariko focus ya mbere kugira ngo business growing nuko ugomba kugira ahantu iba ihora producing bikumva ndangize so ntabwo twatongera kwibaza aka kanya in 5 years urikumva ngo twe expecting umuntu umeze wakina kuri deja ligue yacu nirana na pro ku buryo ko situzi neza abantu muri D2 ko bari muri D2 nta bushobozi bwo kuba muri D1 bafite ntago already ntago uri sure kuko ngiye ndabizi neza ko ivuyeyo reka mubwire impamvu sure Azom ivuyeyo na reka mpamvu bikubwire nta nubwo uri kwe impamvu bikubwire hari abapeti nujya muri D2 uzabona bakabe nibura bari mu makipe hari amakipe namwe abafite muri D1 uri kumva ntago ari benshi ariko barahari njyewe wenda nirebye irake plan yanjye njyewe nigeze kujyayo barimo barakora imyitozo muri off season harimo abana bazi gukina ariko wenda kubera ko ahantu ligue yacu imaze kugera uri kumva ikeneye experience kandi turi kwa amakipe yose ariko itashaka umusaruro amakipe yose ibintu ari gushaka ni itashaka umusaruro numva na team zacu nago iyo room ihari yo kuwamenya ngo ese mu ntare harimo abana barimo barazamuka kuko bya bintu byatubagaho to be honest bya bintu byatubagaho kiba secondary ukaje muri league ibintu bishobora kutazongera kubaho biratandukanye ubuyeko bishobora kutazongera kubaho bishobora kutazongera kubaho ugasanga umwana tugiye kumenya gifite 25 nkuko nore tubona uyu nguyu mu myaka 5 siko yarameze aza hano mu Rwanda aza muri Tigers ariko yarameze so habayemo iyo journey abamo no kumwihanganira kugira ngo tugere kuri level nk'iriya tujye twumva hanze ngo umwana afite 18 ngo ari afite ubushobozi bwo kujya muri NBA reba igihe NBA bereyeho reba n'igihe ibintu bakoze babikora you never know how many times they fail on players kuri je retire ma parole ko navuze kuri APR ko ari fail ariko nabo let's try the process let's keep trusting the process reka twizere nandi dukangurira nandi ma equipe kugira ngo atange iyo room tugira abana benshi bari mu myaka bakiranya primaire barimo barakina basket ariko nyine kureba njyewe I trust the process and I believe ko mu ntare hazavamo nk'abakinnyi rwose muri imyaka iri imbere baza umunsi umwe tuzeje bavuga ngo aba bavuye mu ntare kandi izaba ari ishema rya APR cyane sibyo byo ishobora kubyafodinga
rero cyekoze ni byiza ariko mu myaka ishize ntabwo yabyafudingaga ntabwo kuki imyaka ishize bamwe bitabaga ejo bundi ntabwo byabagaho kubakeza nyine ko birimo biragrowinga hari ibintu wamuganiye birimo biragrowinga kandi noneho ntabwo ubu ngubu nubwo tuvuze APR hari Kepler nzi nayo iri kubikora Kepler kubikora ariko hari Kepler kandi bitangiye ejo bundi institution polisi igomba kuza muri basket buriya rero niba dushaka kujya muri pro ahubwo niba dushaka kuva muri pro niba igitekerezo cyo kujya muri pro gihari kiri kwigwaho actually twiriringa ku ma institution kuko niturangira mu ma institution ntabwo bizashoboka mu gihe ama equipe yacu gishingiye kuri institution biragoye growing league biragoye ya mentalite ngera kubwiraga ya mentalite ndimo kuvuga reba nk'ubwo rege yambara prime sibyo yambara prime nk'umuterankunga si prime yaza akigendera ntabwo byeshobora kuhafata ubwo se uvuga ngo kugira ngo sorry nta kintu bivuze mu kuri line kuri institution uri kuvuga kuri prime cyangwa uri kuvuga nka rege nka institution kuvuga nka rege nka institution nka patriote kuba ngewe nka patriote cyangwa nka Tigers byo ni ibintu byiza Tigers Patriot, Espoir, Orions, UGB urumva ayo ma teams ariko rege uyu munsi umusi washaka kuduka buriya biroroshye buriya mu businessman biroroshye gukorana na business na UGB na Tigers kurusha gukorana na rege cyangwa APR cyangwa indirimo Kepler kuko biragoye cyane ariko nituramuka tubaye pro wenda nizigira ubuzima gatozi bikabavuga ati noneho sasa yego ariko biragoye ko wafata rege uvuge ngo byagorana cyane nk'ubu patriote kabisa niyo yagagombye gutanga inzira kuri ano ma equipe yadashingiye ku mukuru institution akirikana uburyo ushobora kumekinga amafaranga mu bafana bawe kambwire ibi bintu umuterankunga ukamufata wese nimba adashaka kumubrandinga ukamubrandinga ibi bintu biragenda bihinduka urabona kuntu bibaye umwaka ayashoye ko umwaka utaha nawe turi kuvuga ega nawe wabumva urabona imyaka ibintu turi kuvuga mu mwaka utaha uzambwira bino birimo birahinduka yabonye bizahinduka nibyo nakubwiraga marketing strategy yabo ikabiri ni step by step nanone tujye tuba grateful cyane ku bintu tuba tumaze kugeraho Kabira wenda arabizi struggle zabayeho muri league ari mu bantu bayizi league nitike utayibona rikumva twayemo ariko hari ibintu byinshi cyane ubona inkweto ari ikibazo bago inkweto bro kumva ubuzima bwawe burabaye ahubwo kudosi kuba hari ababyeyi bajyaga bagurira abana babo inkweto bakina muri champion shout to our parents kabisa ukarilayiga ku mubyeyi kugira ngo ugurire inkweto shout kabisa kuri ibintu byarahindutse umuntu ariko rero n'ababyeyi ba nyine nk'ubu ngubu ari imyumvire igomba oya reka ibyo ni ibyindi reka kuba ababyeyi reka kuba reka kubivanga none turi kuvuga nka generasiyo yanjye cyangwa nk'abaje mu minsi wenda mu myaka nk'itanu iri imbere cyangwa nkawe wowe ufite reka nivuga ingiye nk'imyaka bambuze se ko mari nexpectinga ku mwana wanjye urumva ubu ngubu kera twebwe twajyaga gukina abantu ugatahira nko ku nkoni ngenda byuka nabaga Kicukiro nkajya cercle n'amaguru ntigaruke ntabwo ari kubwira umubyeyi amafaranga ndashaka kujya gukina basket muri cercle wapi Kicukiro nkomeze mu rugunga n'igitsi kabisa ngataha kuri cross ari ntacyo byaye ibintu mwari nakundaga basket none se ariko ubu ngubu nabwo bikaba ari umusira n'ababyeyi ariko ubu ngubu man ngewe nka mentalite mfite umwana azajya avukana namwishyura ajya gukina aka ababyeyi nibo basigaye bari flexible byarahindutse kera batubwira ngo tujye ku ishuri ariko ubu baba babizi neza ko urumva ko one of these day iya basket ishobora kuzamutunga kuko ubu ejo bundi muri saga ya Adonis yabaye abantu ngo ahembwe ngahe ibyo bifaranga byose nicyo ibyo muri basket ngo umwana wanjye azakina basket ibyo byarabaye anyway let's forget about that tujye kuri match game yari renze ejo bundi biza kiza no kuba ndari kabisa tuganire ku yandi matopic ari tuvuge kuri championnat kwanza ejo ya match ejo bundi ya APR nani ya nabizi mwese mwe mu match ya Derek Korean dutange shout kuri nuze kuri Garba Chingika ntabwo bibaho hari ibintu federation ituwarire zakire tuvuge ngo statistique uyu nguyu ni top scorer of all time
oya ibyo turaza kubivuga turaza kuclosinga umva roge turaza kuclosinga niyo nani sibyo reka dukore ka review gato kuri match ya APR na Patriot. Abantu benshi bari bategereje cyane, stade yari yuzuye, yari show. Konsta yawe udahagaze, I want you to be fair sibyo. Game yahuje Patriot na APR, mbwira mistake yabaye ku teams yombi no ku officials urumva. Iyo game wayibonye gute? Ndahita njya no kumuvandimwe yari cyambere shout out kabisa kuri Sane. Sane yatweretse ko abatoza abanyarwanda bashoboye. None ikintu gitanga, ikintu kirenze nuko upcoming coaches bari mu aba president w'ama teams please mu believing mu banyarwanda turashoboye. Ibyo bintu turashoboye. Basket nziza cyane. Ari gukina n'umutoza wa APR ufite CV ibyimbye cyane, anakomeye afite abakinyi so gusa mu bingiye muri biri technique nuko Patriot yari dinze game, ariko wenda nibaza ko challenge yabayeho yari kuri SAP. Wenda nibaza ko sanashaka ko yaragize challenge yo kuvuga ati ndamutse nkuyemo uyu mu point guard ninde wamusimbura kugira ngo kuko yadidinze karta zose ari dinze APR. Kandi all the time uzarebe nureba neza APR ikintu bakoze bagiye bajya kuri mu point guard bamuhinduranyaho Adonis Shobozwa Anthony Antino Kazingufu bamuriho, ariko still the guy abakubita 15 nangaye 15 gusa afitemo nka 15 ariko ndiba kureba kuri noza ari 15. So Patriot yatanze ibyo agomba gukora, ariko rimwe na rimwe hari igihe uvuga ati wenda yaza kubetinga kuri bench hari icyo abakinnyi bashobora kujyamo bakamuruhura. Hari igihe wakora iyo betting igihe bijya bibaho ukavuga ati let me take the risk. I was thinking kuri kango karta ya gatatu yenda nko kurangira urumva yari gushiramo KD nubwo bamufatira trap yariya afite abantu babiri yagiyemo mu minota mike cyaze yagiyemo kola kirimo Elliot kirimo none onge navuga ngo at least nimba tinya ko KD yakora turnover bigatuma bamutsinda yagoma ngo basi ntibadunde akamushiramo bakawuzunguza. Ariko I think none ari ibyo tureba nibyo kuri game buri mutoza aba yamaze icyumweru abana n'abakinnyi wa mugani nko mu magame aheruka ntago twije tubona Kamirinda kina kugira performance so kumufata akamushiramo kuri Diara. Nibaza ko SAP ya niba twanayibajijeho turavuga ati ko Kamirinda agiyemo ku munota wa gatatu match gitangira, ku munota wa karindwi kabisa ku munota wa gatatu match gitangira turibaza ashyiramo Kamirinda, ariko umutoza bazi abakinnyi abamaraye nabi icyumweru twebwe twabonye Prodif ni ku kibuga, ariko niwe umaranye icyumweru nabo niwe ubuzi neza impamvu wenda bigenje kuriya, ariko yakinye neza kuri side ya APR. Nibaza ko APR sani niba yara scoutinze neza kuko wabonye offensively ubundi APR offensive yabo ibiri hejuru ubundi bwa mbere wa mugani yakashije offensive nawe yarabitryinze ubwo baheruka gukina yarabitryinze babikora kandi byarakunze so bigaragara ko AP rero hejuru bakashije bishobora kuba bigoranye gutsindira hasi kuko usibye Diara wenyine abandi benshi ni abantu batsindira 3 points. Osborne ari sick nawe wibonye kuntu yakinye ararwaye kumyakinye yararwaye abantu batsinze Patriot n'abarwaye ejo kuko ikintu kishe Patriot ni ya 3 points
ya Osborne iriya trope ya Osborne niyo yishe Patriot. Abantu batekereza ko iriya baza ya umuntu watsinze Patriot yari Osborne. iriya baza kabisa itajyamo twari kuba tuvuga ibindi nako iriya ya Osborne twari kuba tuvuga izindi story ngo itayishyiramo kandi yari wenyine kubera ko game yose bayikinnye barwana Diarra ubona ko ariyo konsigne babonye nka mita ya mbere ubundi yari Patriot versus Diarra kuri Diarra wenyine yarakinye kabisa yari afite twageze aho bafite 56 Diarra afite 25 and I was like bro afite moitié almost moitié ya team yose baze kone wenyine niba yarangije game afite 28 team yaratsindiye kuri 60 something urumva almost half okay kuri officials se urabivuga iki calls zabaye mbi kuri both sides aho bavuga ngo bimwe twita ngo basife nabi byaba calls zabaye mbi kuri both sides hari zo bakolinga kuri Patriot ukubona ziri terrible kabisa ariko at the same time kubona no kuri Apple barazikolinze here's the difference okay balanced but here's the difference urumve hear me out turi ku munota urumva turi ku munota wa 8 sibyo karta ya kangahe karta ya kane sibyo nabo karta ya gatatu murusha amanota 8 ukama avantage ebyiri uri gusifura the opponent team iri hasi bikugira ingaruka urabyumva ibintu kuri ngewe uravuga ngo nari amakosa ya sifi ariko ngewe amakosa amaye ntacyamariye na uriya na nicyo kimwici ariko ngewe turi muri crucial time urumva I'm struggling kugira batanzamukana ukongera ukansifurira yama ubizi neza kuri konsifurira nabi bikata ari confidence yanjye uyimanura ufite impact ni alamakora agenda byemera nayigize ngo in general muri kuri game in general njye nabonye byari balance kuri balance ngenda byumva ariko wenda muri money time ari call korenga byo igapenaliza wakwende Steve ya screen mahira yari akadoba screen mfite video ayibonye nanjye screen nyine ara ball nuze Steve nibara gutya bari bakubari gutya muri inbound niba yakuye agonganye na Diarra rago yego habura nk'umunota nk'umwe kabisa bahita basifura ariko ntago ryari kosa pe ba bintu byose byaragari amakosa yabaye sinyaka kuri a game yabaye decided n'abaref naye ntago mbi okay for now ariko ikindi rero mu mategeko ya FIBA bijyanye na uniform sibyo ibintu tuze kubireba neza naye njye nabanze nasomye umva ndanashakisha ariko game yo hafi yose baravuga ngo ugomba nimero zombi yaba y'imbere yayo inyuma igomba kubiri kugaragara nanjye sinzi wenda ngewe narabisomye ntabwo nabyitegereje inimero yangaya ya nani ya ntabwo yagaragara neza 30 ntabwo yagaragara kuko yari icitsemo kabiri ntabwo byemewe ntabwo byemewe nuko batabyanditse nuko ari ibintu bidakunda ko ariko byibura utazabikosora bakagombye kubikubara ntabwo wambwira ngo umuntu ashaka umuntu atebeza icitse akayireka ukayireka ryari kuba yatureke iyo ryari ikosa ku mpande abasifuzi ahubwo icyo ngicyo ni ariko dukeneye kumenya ngo dukomere urukino dukomere itegeko yagira utujezi dutoye itegeko niba arabibonye amasengero yabo ari mato umva itegeko rya FIBA yavuze ko nimero imbere n'inyuma bigomba kuba bigaragara inimero yahanga ntago yagaragara sibyo no kuri no kugaragara se wemere ko wakinisha jezi icitse uzarebe n'ahantu hose jezi icitse mva bahita ninagiye n'amaraso menshi urumva bahita bayihindura sinzi wenda ariko rero n'icyo kibazo cyo gutebeza abakinnyi ba peri benshi giye maze kubyitegereza amajezi yabo ni magufi cyane cyane amasenga urumva rero kubabwira buri kanya ngo batebeze oya no gutebeza nako ni itegeko rya FIBA ariko rero igomba gushyiramo jezi igomba kuba tag in byo ni itegeko kubona kubabwira ko batebeze ibyo ni bo bagura amajezi iyo point uvuze nibiza nuza gusanga wenda harabayemo bitari byo
bitayemo hari n'amapenaliti hari penaliti bagomba kubahereza nuko twe tabikurikirana ariko na jezi yari agomba kwicara kuri bench. That's true. Iryo ni ikosa nyine byagaragaye aho ngaho, iryo ryari ikosa. Ngaho rero ubu ndagubwo ya statistique yawe mbabarira. Oya, ino match genda zawe gato ko ino match yanuze ya Patriot na pe yari kuri pace nziza. Imbaraga nyinshi. Abakinyi ubona yuko cyane Patriot. Kuko ifite squad iri limite. Mwarimo kuvuga ngo Sani bari gukinisha kidira match ntago ari none se you never know ntabwo bavuga gutyo, you never know, ariko I believe ko umutoza abaza abakinyi be now that he lost the game harimo possibility ko yagomba kumukinisha kuko Elliot yari yananiwe byatari kwinjira bari kumuha amaburi kuko ari ahantu bamuhomye inshuro 3 yari yananiwe bigaragara. We will never know n'ubundi niyakinye natanye. Sira match ari match kabisa. It was a good game kabisa. Umva shout out to both teams kabisa bakinye neza. Yari game abafana barishimye. Yari Sunday nziza. Ariko Diarra give flowers to Diarra. Diarra is a beast bro. Ramukinyi ape rwose ni beast byatari. Sibyo? Kabisa kereka ape nani byakongera kuba fair gatoya. Patriot iramutka igira nka cingika. Imugize yo gitu kareba wa Orion. Nawe kabisa start ari gukora kabisa crazy kabisa. Mana abakinyi bakinaga ibintu iwana shaka none ubona yuko baje bazi nimba man Patriot iyo kinye na Apple ko ibitoro ko n'ibintu byahindutse. Patriot man ni nago yiburira. No se ahubwo match ya Patriot na Reg tuzashobora kuzabona match yaroshe cyane. Ariko twatanze flowers kuri Diarra ariko flowers kuri ko Elliot. And he's good kabisa. Yakinye neza kabisa. Bana mutobutimiga gatona split in the screen barinjiye. Ako nuko abakinyira ngadafata n'amabaro. Ari uyu yagombye ko iriya match yagombye kurangira iyo tafite nk'aba. Ari highlight na yatwinyo shash. Ya pene. Yari nziza byatari urumva. Urumva no byari biryoshye byatari. Ngaho se statistique ndi kuvuga federation mu kazi kenshi mugira dukeneye kumenya abantu baridinze ama statistique ku buryo n'umwana uzamuka nimo kwivugana na Iva wenda araza kubindusha dukeneye kumenya se ni bande muri championnat yacu amariko dahari bande waze kubyera kugeza rebound 20 kuzamuka bande bamaze kugira ngo 50 kuzamuka se ni top scorer wacu ibyo bintu bitanga courage ku bakinyi bari kuzamuka. Hari umunsi twigeze ku diskitaho arabizi hagati ya Ndizeye na Lionel who's the best shooter mu Rwanda muri generation yacu abandi mu Rwanda ba Valeri bazara abantu muri generation y'abantu entre Ndizeye na Lionel. We will never know. Why? I think it's nkuko turi gutekereza the pro side ya league yacu tugomba no kureba kuri sector zindi turashimira Yvette n'abantu bakorana rwose bakora ama stats batuma nibura twievaluate kabisa n'iki kabisa bikora neza ariko bakwiye niba ari ugushoramo niba ari iki agomba kubaho ubwo bitekereza nabyo bagomba kureba kuko wa mungane biragoye ko mu myaka iri imbere umwana azajya avuga ngo ndakina ariko se wenda personal goal ya ni who's the top scorer all time top scorer wa league yacu eske afite amanota angahe twakurikiza iki ariko birashoboka ko who's the best birashoboka all the time birashoboka Stockton muri championnat wa assist bishobora gutangira dushobora guhera igihe stats zaziye kuko nibaza ko Yvette baba bifite hakaba iyo campaign yo kumenya ngo so far dore mu myaka 5 ishize abantu baridinze nuri nkuko bimeze no buri mwaka ugitangira no mukinyi personal akavuga ati ariko si uyu mwaka kuki na beating record cyangwa
niba wenda gakino ufite papa c'est ça kuko ari ama analyse nahoze mbikubwira na analyse mujya mukora nangaha ugasanga uyu nguyu yakwiye muri national team uyu nguyu akaba yari ahangaha ariko ibyo byose byakwiye kujyana na stats cyane ukuvuga ati mu myaka 3 akinnye kuko nago sezo imwe nibaza ko iguha uburenganzira kireka ufite stats zirenze cyangwa ufite performance irenze zo kujya muri national team ariko ari gishaka kuzana stats ukavuga umuntu kabisa aradeservinga bakoze ibintu imyaka ingahe yose adeservinga kuba they deserve to be in a national team ugendeye kuri stats zingi bafasha n'abakinnyi ubwabo amenya ngo ubona nk'ubu dufite abakinnyi benshi cyane nako twese tunakina ntabwo abozi ngo your strong side ni ariko uramutse uzi ngo uziko ariko mfata rebound people ntabwo bari aware players are not aware uri kumva abona uyu munsi yafashe 8 ejo agafata 2 ariko mu by'ukuri ushobora gusanga aba leadings ariko ntabyeze uri kumva uyu munsi afashe rebound nyinshi ejo tanze assist nyinshi ariko ntabyamenya nta nubwo azi agaciro kabyo ariko ibyo ngibyo bigushaka kuvuga ati ariko se wamugane as a player niba muri sezo ishize narabonye ndu wa 5 muri rebound ndu wa 2 muri assist utanya nayo kumenya icyo role yawe mu kibuga n'abayobozi b'ama equipe rero ati equipe yanjye nta mushutere mfite no mu kurekrita birakorohera ugereye mu peti w'umushutira ndacyakora cyiza mwakoreye campaign ngenda kako event namugerangere izo data azime umuntu arebe abivanga ushaka kuguha data z'umwaka wose ukaziteranya imyaka 5 ishize ukamenya ngo top scorer ubu kugeza ubu muri imyaka 5 ishize kuko n'abakinnyi bagenda bahinduranya ariko uwo muntu aragaruka next season agatsinda n'amanota ashaka gutara top scorer urugero nka Mira nimba umwaka ushize yari top scorer ariko ushaka gusanga ubu duhagaze ndavuze muri yari example reka ngo urugero ukuntu byakorwa ajya Olivier yabaye top scorer two season umwaka n'amasezi abiri season ebyiri uruba already mu myaka 3 ishize nta muntu umurusha yego simple math nta muntu umurusha uri kumva nubwo buri mwaka haza umuntu top scorer mushya ariko uteranyije kuko nawe umwaka ushize yaratsinze ntabwo yastopinze gusa yakomeza bamugana icyenda uri kumva urateranya ibyo bintu byose niyo haza uyu mwaka akaza umuntu agakora ako nibikura ko mu myaka 5 ishize hari ulidinze amanota ubwo niba ashaka beating your record akeneye gukina ndimo sezo menshi kugira ngo beating exactly uri kumva I think ni ikintu cyiza no kumenya legacy yo kumenya ngo uyu muntu yakinye league afite stats zimeze gutya ahubwo abantu bakinye muri league bashoboye bafite amahirwe menshi cyane kuburyo wa mugane you will have something to show your kids your colleagues ngewe nakinye nagari nkawe uziko video mfite yonyine ari ndi gukina muri cercle niyo video yonyine turi gukina na Espoir za YouTube za kera niyo video yanjye ndi kwibona ndi gukina can you imagine na amafoto gusa Oscar Robinson abavuga ati niyo muntu ari kuza afite mu triple doubles menshi ariko mu 70s ntabwo bari recordinga ariko ngo basari hejuru bamuganye ngo rero natwe rekora ko nko muri league yacu ni league ikiri ntoya tubifatira kare ku buryo kuvuga ngo uyu muntu ni legend eske ni legend tugendeye ku magambo wamuganye tuzane data wamuganye ni guscoringa bano ba Lionel ni bano ba Oscar Robinson barakinye Lionel kuri FIBA ntabwo bari amashatsi yariho Lionel umuntu amubonye arabizi amashatsi yakize cya Lionel nuko akira abantu bamubonye bashobora kubivuga ariko nyine kubivuga ibyo tukuvuga nyine rega Wicemba nayo umukinyi ukomeye yafataga rebound abantu icyo gihe nagendi abantu babonye Jordan ari gukina nibo babitubwira ninde se wabonye nani Chamberlain ari gukina Barioneni bawitwa baramubonye akina imyaka mito ako sharat kuri Barioneri babuzango Mike ariko ikindi kintu ariko ari ikintu avuze kare ku bana wenda turasoza aba legend twagiye tugira
I think ni ikintu wenda twazanaganiraho mu biganiro bikurikira ariko buriya nta mukino ibi tuvuga ngo abana gukina ngo basket mu myaka izaza n'iki nta mukino inspiring cyangwa nta kintu cyakurura umwana kuzamuka atabona umu legend ibyo yagezeho. Murakoze cyane. So I think agomba no kwiga twiga byo kuba pro niki, we need also to see how we can protect our legends. Well, you cannot protect someone you didn't recognize. Let's first recognize them. No. Byose birimo kuba protecting harimo no kuba recognizing. So kugira ngo n'umwana wifuza gukina basket cyangwa uri kubona shobozwa ubu ngubu akuramo ubona ariko yarabaye n'umuntu w'ikitegererezo afite n'ibyo yabagezeho n'iki ariko ibyo ntabwo ari ibintu byakorwa na shobozwa gusa. The ecosystem the basketball yose cyane twe turivuga ni twiganira aba pioneers na handi hantu babona amakuru ya basket na radio nimwe wabibyumva. Okay, let's do it for the love of the game. Nitwe dukunda basket yo mu Rwanda tunashaka kwitera imbere kandi tuzabigeraho n'ukuri ariko basket yacu zatera imbere tuzayibona neza cyane rwose. Respect legend here on our podcast. Tugomba kuba recognizing kabisa ku buryo baba inspiration ko twese hangaha. Impamvu bivuze nuko yabaga ari challenge yari umubyeyi yakubwiraga tuza kina basket uzabamo iki. Voilà. Cyabaga ari kibazo uzabande. Ariko ubu ngubu dufite abantu kabisa bagihari abo ba Aristide mana abagabo kabisa kandi bara inspira. Saninguriya n'umukoci inspiration igenda. Man ari ibintu ni inspiration bigenda nuko tubona tukafata ibintu ariko nibyo bintu bikuza umukino. Bigize no amafaranga atangiye no. Amafaranga arimo araza. Mugane kera najya gukina ukumva mene wowe nukuza nta n'isuka raguranga nukuza umwe ibikombe nukurya gusa nta kintu azanaganye. Ariko ubu ngubu rwose ariko ubu ngubu ushaka kwicaza umwana n'umubyeyi ukamwereka umuntu ukamubwira ati wase umugabo yubatse ibizu iki n'iki na muri basket y'abagore nuko abagore kabisa ubuzima ari fresh baritwara ku mamodoka ma game baza bitwaye so manasa neza nta kintu wamukangisha ngo ukora akazi ntabwo ari ntabwo ikiri entertainment it's a job abagiye ukazi. So thank you so much kabisa wakoze cyane and we would like to have you back undi munsi anytime you feel like you have some knowledge to drop, please let us know kabisa. But thank you ndabashimira n'abavana n'abashimiye kubera ko ibi ni bimwe mu byo dukeneye kugira ngo umukino growing kabisa. Kubona abantu nkamwe muganiraho munenga ariko nanone munatanga ibitekerezo byubaka tu it's not about nyine kunenga gusa ariko harimo n'ibitekerezo myenda mutanga kandi birakurikirwa. So iyi ni impact ikomeye cyane dushaka kuba tutari kubona result yayo ubu ngubu ariko I believe ko mu myaka mikiri imbere tuzatubona umusaruro w'ibyo muri murakora muri inspiring n'abandi bantu nabonye arandi babitangiye. So it's something really good. Ndabashimiye nanjye ko mwanumiye. Thank you so much sir. Yeah man, rero tusikona ayinshimiye Ivan sawa sana kabisa ecosystem ni ibingibi kabisa wongere bazana amahugurwa tujye kwiga sha amasertificate urumva ntago urumva byose nimbara ari ecosystem munani ni media byose kabisa ni nabo partneri ni health byose n'abakinnyi n'abatlete federation ibyo bintu byose rero natwe we are just contributing, we are just in the nimba turi muri media nimba turi mu bafana uri muri system tu muri sha rero kuri Ivana none naho utarero muri episode 18. Bye. Ciao.